sawa irangeze mu rugo sawa ubwo se wambwira ngo nta n'umuntu wayo sero no nk'umufundo wakoze hano n'uyu munsi yakoze ibi kuko umufundo kuko wambwira ngo amafaranga aba yakoze ibiki koko si birange katanu kose amafaranga y'indishu gusa nta n'abantu bose nta n'umwe uri hano ngo sha yego wambwira ngo ibyanyu no kurirwa muri kureba filime gusa nta kintu mwakora gushaka ubona ibyo bintu bizakugira umugabo wowe nimba ukeneye kugira ngo uzabe umugabo ibintu byo kurirwa mu mafilime nta kintu bizakumarira njye mba nkeneye kugira ngo nkwigishe ukuntu wakwigira wicarana n'abandi bacuruzi naho kurirwa wicaye gutyo nta kigenda we ntabwo uzaba umugabo uri kureba filime sha waramamagana wi oya nabwiye ngo ibyo mubyihorere now yo oya nakubwiye ngo ugira fera bito 200 yaba arizo ugira mva shaka duzima birabirusha okay abakarani banze kuzipakira oya uwo mupolisi mumwihorere ndaza kubikurikirana kabisa nta kibazo rwose narebe mwebwe amafaranga si ikibazo yego no nta kibazo okay reba ukuntu amafaranga 500 nta kibazo sawa hajya shawa ro kunganguje ngiye ndi kukubwira ngo nshaka kugira mwicaranye nuramukire wowe utangire kwiga ukuntu wakwiga gucuruza uriya mugabo afite ubwenge muri business ngiye mba nkeneye kugira ngo ngutoze mbese ku buryo nawe wazaba umuntu w'umugabo ufite icyo wimariye nese barabakiri buri kundangira biyemera kuri buri kugira ngo nge mbigenze none ukeneye kugira ngo ujire wicaranye na zirangegera zengegera se none ko bari kungira inama kuntu mwisi nabaho ntagufite cyangwa ibyo bintu ufite nabifite ntabwo ibintu ari byo bituma tuba mwisi papa ibintu ariko agaciro ni ibintu kwe kwicarana wowe ndashaka kugira ngo ujya ku rwego wowe ugomba kwicarana na ba parasite urakora nanjye nzakora nta kibazo aha bana mumeze nk'ibicucu uri kuzinduka ukigenda rukansiga hano ntumbwiye ngo tujyane unyigisha business ngo urukundangira abantu se ko uri kumpunga kandi uri data ushika kunjyanira abantu Arasimwe ko muze cyane kugira muve naho muri munkurikire nimba wowe urabyuka ukabyuka saa 5 ubuzinga ya mafaranga zakurate twitukira abana twakoze ikiyede akazi ibi bintu kugira tubigereho twaravunitse mwana nese ko ubugiye ukansiga ngana ntumbwire ngo tujyane bo nawe iyo ni Pierre mamagaye ubwo nawe mamagaye rero sha mugire wewe nakubwiye mujye murakura umuntu we ni wanze gusenga wanze no gukura bo genda mubwire ko ntari kuboneka ariko muzare n'ibyo biryo mubwire ko ntari hano mugire vuba vuba mubwire ko si ko nyine muri douche yes wait badari muri douche kukuvugisha so yes ciao sema wala bujawo ikise turashaka ibyo kurya
ndaje byare ntabwo nari nzi ko yatashye. Ya turimo ubu ngubu Auntie, Amakuru. iriwe. Meze neza. Meze neza. Kuto ukerewe. Mwana nakerewe nabyukiye mu kandi kazi niyo mpamvu. Ariko ndarangije. Saa sita zirageze turagera ryari. Reka ngire vuba ntabwo biri butinda. Amazi ari. Nari bikame. Wagenda uri kubireba ntari. Ariko se uzajya uhora uragenda nandese isa nturabona akazi. Ati mfasha hano. Ngiye kubona akazi. Harimo inoti. Inoti cyo bisi inoti. Nzahita kuranga tugende kwa muheza. Tugura ikizu cyiza wowe iturize. Nibyo Sinzonda kugenda nayo nkagenda ngaruka. Mfite ahantu nabonye akazi. Ngiye kujya mfata ibifaranga nk'urundira nawe umusirimu. ingendo za buri munsi rwose maze kuzirambirwa ugenda ugaruka maze kuzirambirwa pe. Ati sinahuye ko byarangiye nabonye hano ngiye gukura akazi. Aha reka mbyizere. Wowe byizere gutyo uzabona gutungura. Sawa Ntaribi teka vuga ko gace. Isaha kanya kandi arasinze. Umugabo ni umunaniro gusara. Uyu nari mubwiye ngo kanze muzanira amazi. Yewe. Nawe rero uka kanya wari usinziriye. Bari umunaniro kabisa shire muri cyose. Amazi ngana. Ako rero Utanywaga amazi ubundi byagenze bite. Cyorekera utanywa menshi akakumerera nabi. Ntabwo uzi ikibazo ugira bw'inyweye amazi menshi. shire. Ni umunaniro gusa cyane. N'umunaniro urimo kabisa. Reka nta kibazo. Ahubwo Nese ufite ikihe kibazo cyangwa warwaye ufite sumuriro. Akazi bino hapi nta kazi Nta muriro ufite. Naho ubundi shirenge. Ko nabuze ndi kubwira kare wumva ko cyangwa muzanire paracetamol ubumwe rukumva. Yore. Aho nshaka kugira ngo
ahantu no gucuruza ndi kubona ibintu bitari kugenda neza. Kunjye mbona ibyanjye bigenda neza ntacyo. Yanjye ntabwo ubona amafaranga uko mbishaka. Ubwo wowe bimeze bite gusiga utabonaniwe? Byagenze gute ntago nta muntu ukigufasha mu kazi? Oya nta kibazo shiri. Nasubu tuzamenya ari ibiki. Ute kugira hangayika ahubwo. Nawe rero nuguhora unyizeza ngo nta kibazo nta kibazo. Uba waryamye utaha uri kumbwira ngo urananiwe aho wicaye urasinzira aho uryamye uba wasinziriye nta nubwo ukimbonera n'umwanya. Na kandi kazi kandi umuntu afite sibyo pressure y'akazi ari n'abakozi none ugira neza ukumva gutesheje umutwe ewana kabisa ko bitakubagaho mbere muri aya mezi abiri ashize kuko ese kubaye kwa gatatu nibwo ntangiye kukubona hiyite ibintu byo gusa nawe wagira ngo usigaye uri umugore utwite uziko iyo nwite ari njyewe waraga ndi gusinzira tubizi ukuntu umeraga ariko wowe ndebe nawe uratwite n'abagabo musigaye mutwite sinzi ahubwo si nakubaza wavuganye na wa mwana wacu uri muri Amerika uriya mwana wacu rwose iyo mba ndebye mba mbona ari umwana ufite ubwenge ngo wanjye ndi kumureba sha ndavuga agenda enda wa mugabo agenda uriya mwana uzi ukuntu anshimisha sinzi akantu koje bigenda utese kandi nawe ntacyo kuba uri kwiteteshwa ngo munde nk'uhekaya zishere njye numva ariko ni ku gitekerezo cyanjye sinzi nimba wacyumva mba nshaka kugira ngo ahubwo biriya bintu ucuruza ubihindure none uriya mukobwa wacu mbona ari akana kitwara neza nako kajya gukorera hariya yumva igitekerezo rero natekereje kubera yuko umwana wacu aracyari muto ntabwo wamujyana mu byo gukora atararangiza amashuri umenye ko musaza yavuze ko agomba kwiga akiga byose urabizi nta n'icumi tutanga hari n'urupfu mwese tutanga umwana wanjye byose ubikora tuba twarakoze kandi ujye umenya ngo niba umwana avuze ati reka ndihire mushiki wanjye ugomba kureka akamurihira akiga kugira nawe ejo azagire urugo rwiza urukumva kuko iyo wize neza unabaho neza mu rugo rwawe none uriho neza none si wowe uko wize nubwo ngewe wenda ntize uko bikwiye ariko nawe wize neza wigisha n'abana bawe neza none dore natwe batubeshejeho neza urugo rwacu rurafatika ndetse hano ushaka umwana wanjye umushyire muri bizinesi zawe atari yarangiza kwiga buri ibyo bintu bitekereje gute njye nta kindi kintu nahindura wongeyeho icyo nshaka nuko wanjye nawe twishimye mbese ibintu ari munani ku buryo ibintu ari trebye ibyishimo birahari mu rugo rwacu kandi iyo biza kuba bidahari ntabwo tuba tugezaho nta nubwo tuba dufite umwana utwitaho nakubwiye ngo wimfatire akaruhuko waryamye waruhutse bihagije umpamagaye nari nteze ariko nyine nuko tuba dukeneye no kuganiraho gusa reka nkubwire ikintu wewe utari wavuga reka muce mu ijambo nyine nari ndi kugutegurira y'akazi ariko nari nkeneye kunywa n'amazi turigiye guhora nkuhereza ibisembuye ntabwo ari byo oya ubundi n'agatamana ko kaba ari keza ku mugabo ariko si ubundi ko wari warambwiye kurabivaho urabizi abana bacu twavuganye ko ugomba kureka byose n'inzoga kubera yuko umuhungu wacu Keve wabonye ko ari kwishimira uburyo ki usigaye witwara ko wagera mbese uvuye ku kazi umweye wa mugabo we ndi kubitema ibitotsi ariko ibitotsi uri kubikuraho bya buri segonda reka mbanze mugaburire urubanza urye ibyo biraba bizi ndi kumva Cynthia cyangwa iriya modoka umuntu yamuhindurira Cynthia mureke ibyo afite biramunyuze urabizi umwana wanjye aranyurwa murekere ibyo afite biramunyuze kandi nta n'icyo bimutwaye ahubwo icyo tugomba gukora Cynthia ni ukumushakira ishuri urabona ko agiye gusoza amashuri rwose ubwo rero ugomba kumushakira nawe azigira ubu rwose ikibazo cy'amashuri no problem amashuri
ubu nta amafaranga ufite yawe ukavuga ngo kuri ikigo cyose ubu yajyaho ntabwo byananira umuhungu wanjye keve yaranyakije turi kubona telefone basigaye yarangure karakara naga cyangwa ungirira gishari yashirize kuko nakubwirira ishati cyako none siko nawe azire waya baretse gukora utambwe ngo tugurane ndakuza ariko ko muzi imyaka 30 tumaranye imyaka 31 naba ntakuze mutaragira imbazo cyane na televiziyo marebera filime ariko rero kira kantu nakubwiye ugatekerezeho nabyo amafilime ruhuru ubwonko uri gusinzira uzahora ureba kuri keva atenda kuzamo uruhara rwanje nabo rwacuwe aho kumva mubwire uziko yambwiye warongera mamagare kuri video call nuko nurabuhari se tukamuvugisha turi tumva nta kibazo kabisa ahubwo no rero reka ngende mutegurire uretse gatoya hari umuntu wampaye invitation urabona wa mwana wabereye marene cya kiragiye oye nonese utangiye kunyitiranya na murumuna wanjye mbona ari bimuje wasamye ukajya mu nageraga ngo wa mwana wawe ubereye paresi murumuna wanjye wamubereye marene so wewe nageraga ngo ura mwana bagiye gukora ukabura no minsi ubashakira nk'udumbisenkano babwira kuko sinzaboneka nawe muzaboneka ubahereza isenkano kugira ngo wenda jewe impamvu ntaboneka ko ari uko ibyo birori tutakunda kubijyamo none wowe ko uri pare we kuki utabijya oyamba nibiri muri business nawe rero umva buriya ibintu birashira ariko abantu ntabwo bajya bagira ute barangira umuntu arangira ari uko yapfuye mu gihe akiriho mugomba kubana neza niba umwana uri pare wiwe akaba yaragutumiye kubera icyo utajya mu bukwe oya itariki bapanze iragoye ndaba nagiye gukora inama mu Bushinwa inama ndabana ntabwo igoye ngewe urabizi kubera ko ndi umusilamu ntabwo ngewe biriya birori byanyu narakuhakanise imyaka tumaranye wanyubahiye idini ryanjye nanjye mubyawe ariko ibyo ngibyo ugomba kubaha uriya mwana ukamutahira urugo kandi ibihumbi senkani uri kuvuga ngewe nzakura kuri konti yanjye ibihumbi senkani nawe ukura kuri konti yawe ibihumbi senkani wenda tumuhereze nk'ibihumbi senkani nawe waba uri gukaba rero kangende njye kugira kandi singaruke ngo nsange usinziriye aho nyine uze ujye kurira nyine hariya kanze mutegurira nanjye ntabwo ari bunsiga kambe nagire mu cyumba umunsi uko wiriwe ahantu noneho ra cyane ubuzima none yamanika ntayigeze sekunde cyane rwose uri mu duki sangana kiraje televiziyo twacishe ni ku gicana kikanye wayirirwanyeho nande bazari babakobwa bari baje kugusura namwe uka kuyirebaho pe none se keve muheruka kuvugana se kumuhamagara simubiki uwo mukumbuye muhamagara nanjye nakumbura umuhungu mugenzi wawe zese mukuru wawe kandi nimuhamagara ndabona urwo rutwe rwawe reka kamuhamagara simbona icyo gitwa cyawe amutera manche yewana nanjye ariko yampaye igihumbi nkaba ndakoresha arayifata yakwijyaho si ibyo uba wigira ntabwo ari mu masomo ra ntabwo mbizi reka ndebe kanyitaba hajyazize igifaransa uramurenganya ngize ngazi igifaransa nk'umute muto umaze iminsi nkura ku mihanda ahandi nawe yari hasi igifaransa se wakigiye he igifaransa umeruka n'icyongereza ari ugupfundikanya igifaransa nk'icy'amadomangi cyananiye alo nakubwiye ngo ntungeze n'urwo rutwe rwa alo museka atari kuvuga kandi ebera neza nagiye imana neza ubundi kumubona ntabwo agaragara neza
muri fone z'abakecuru naho si fone ya mama itwaye iki twagize none umuntu ndi kumubona ahubwo niba udafite network uko zagashi Les Américains network zibura ayiga tatawe niyo zaremewe nuko tutarajya wasanga nyine nawe muri Amerika ariko mu gace ka hapfa kuba ari muri Amerika ucyumva we Amerika jya umenya ko ibintu byose byakemutse mwana uzadusura ryarize ashaka zagume ubusajije ntabwo ndi kumwumva ari ukuntu buri gucikagurika aje hari ibintu yambuza gukora nagumeye ariko kumwe nagere muhamagare akunda ntabwo nyine agaragara nose wowe ko wari uzanye urutwe kandi wari wanze ko tumuhamagara agamba ndi kukwijijisha abari kumva urusakunza ndaho ibibazo telefone ya mama n'akasamutwe simwishe ekara y'abandi babarira ufite ikintu uri busobanurire papa ibyo ni ibyanyu mwabikoze ntahari uraboranwe na akubona papa yacobora ubundi bivuge oya kabundi sikutabimubwira bivuge nta nubwo yavuga ko nanabikoze iki uvuga iki mbese mwana nawe wahishe nawe ntukambaze ibiryo ujya mu gikoni ubiteka aravuga ngo bazana umukozi ngo yatuderanje ngo nzagenda biteka ngiye kujira ngabura saa 10 genda ubyitekere nawe ndumva ndwaye twariganye ku kigo cya Saint Baptiste niho ndi kwibuka neza niwo witwa Nzabamema cyane rwose wahindutse ra nta mafaranga pe warakize nawe ndabona noneho rwose pe hafi ibintu ngiye biracyari kwanga maze duherukana nane ntuzi ufite ubundi niko n'ubuzima bwarahindutse warakize amafaranga yenda yafite ariko nawe numukore nimba ari ukugera turi kureba iki uzi ko duherukana igihe duherukanira wari ukiri igikara ariko ewa rakeye pe amagambo y'abagabo ni ko watuma umuntu rwose avuga ati nikira watuma umuntu asubira bwana mba nari kwibuka ngo baye ariko mansingira nimero yawe ntabwo wagenda utambaye nimero yawe sijye nimero yishayikoze tukana washatse umugore ukabona na byaye kibazo ntabwo twavuga nk'abantu twiganye nk'abo mbafite akazi kenshi arakujyona nagushakira nk'akazi n'abandi dure nk'akazi kandi sinzi ntabwo twabura icyo tumarira 0.8 ndanyishyiremo nta kibazo mufite ngagira vavo gira shira nengi baza kumvugisha ibintu ugenda kwisi